ntabwo uri umubi, ntabwo tugutanze nk'umurozi, ntabwo tugutanze turakugabye, tukugabiye umusore ugukunda. Turabizi ko uzaduhesha agaciro ku musozi ugiye. Ongera umuhobere wirira, nanjye narize ndihanagura. Mufatane ibiganza kuko muhuje ibyishimo, mujye kwicara mudatera muramu wanyu isoni. Icyo mwabije mushaka kirabonetse kandi Imana ibahaye umugisha. Bambaye neza abana ni mubashimire. Mugende murebe aho mwicara kandi hafi, mwicare na hariya, ariko murebe mushiki wanyu bimubaho. Mujye mureba hasi mutamutera isoni kuko agiye guhobera sheri. Basomye Bibiliya. Bibiliya iravuga muri Yesaya 60 ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje. Kandi ubwiza bw'Uwiteka ubyiringiro we burakurasa. Umwijima ngo uzatwikira amahanga, ariko umucyo uzawusanga ku irembo, n'amahanga azagana umucyo wawe basanga ubyukanye kurabagirana. Ntabwo waba ufite umugore nk'uyu ngo ure kurabagirana n'impamo ya muntu. Ntabwo waba ufite umugore nk'uyu ukiri ufite buzi ku bishuro magana ane. Nagira guteka amaboko nka Gabriel ava mu ijuru. Yatebe n'iyamaguru, urayamagana uyagurishe. Umugabo bita Gabriel ngo yavuye mu ijuru aza muri Luka igice cya mbere 26 ngo asuhuza umugore, umukobwa wirinze w'umutima ngo amusuhuzanira mu kanyitaba mu yo mwisi. Baramubwira ngo amahoro uhiriwe. Utera intambwe gakeya umusuhuza uhiriwe. Gake genda gake. Hagarara aho ngaho, yatebe kuma gucyo yateze. Nawe nayatebe. Teka neza uyarambuye, wigira isoni n'izibyaha ntabyaho. Tera intambwe gake ntuyamanure. Byiringira gume hari yatera gake intambwe gake. Kweto mwayibonye ko atari mwami. Gake ongera rimwe sha. Ongera. Byiringiro tegamo mazukwe moho hantu habarezo. Dorimani iri hano, ongera umuhobere rwawe poromosiyo. Ntabwo wari rubanda ku buryo umuhobera rimwe. Muri kamera, uyu mukameramani ni uwa mbere no mu Bufaransa no mu Budage baramutumira. Yurira indege ntabwo mbabeshya. Aragufotora ku buryo buri muntu wese azajya akunda, agira ngo murebe no museke uyu munsi ni uwanyu. Kishi ndagira ngo useka ubabaze Satani. Ubundi Bibiliya iravuga mu Migani 19:25 ngo kubita umukobanyi kandi abaswa baziga kwitonda. Umukobanyi mukubitisha bino bitangaza. Ahita we tumukobanyi rwose, urebe musumba byose umusumbisha abakobwa bo mu isi. Mubwire ngo nkwambise imiti itagira umukunjo, nzagukunda utagira konje, nzakurinda inkonji zo mu gahanga, nzaguhata nido nkurinde jido bebe, nzagukunda ibihe byose, uri umugore w'umutima nkugize umukunzi iteka ryose. Nurangiza umushyire y'isaha ingana na furari, umubwire ngo abakobwa bose bambara neza ariko tuyishimara barusha. Awakwambara neza ngo amere nk'uyu mugeni wambaye neza. Ibyanganga byiza Kayirebwa yarabibyambaye ariko ntiyamugeraho. Ongera umuhobere mubwiye ngo nkunze kukubona mw'uyu mwambaro nibwo bwa mbere mubonye umeze gutyo, urabona atakiwe n'Uwiteka. Undi musayi imisambi hibwe, muhobere utamubaba nta byaha mufite. Ijana kose nawe Imana izamuhumugisha. Muterurira ururabo, tugeze ku isaha 8, saha y'amahoro, saha y'ibyishimo. Umubwire ngo nta kinyirukasa, reka ntuze gukunda. Nabivuze ngo nta mukiri ukerererwa. Iyo muri ubu ibintu birakomeje, tugiye mu byiza. Ndagira ngo muhagaze buri muntu arahindukira rebe hariya. Ari bimoni pari ihangana bayifite. Yaje gutwara amakaburo, arasiga ibisigo bitangaza, ariko yaje gusiga agira n'abamukomotseho mubabanyongera. Iyo guhaye umugisha n'uguhaye n'abana bakubera imfura.
nabonye abasore bayibona n'abo bakobwa babyaye neza. Ntabwo uzishimisha igiti. Ndagira ngo uhobere uyu mwana wawe, umushimire ko akugaragaje mu ruhame utandakaye, uwe neza, umushimire ku gikorwa yegukanye cy'umugisha. Niwe ntwari, abaye intwarane imbere y'ababyeyi. Shimira umusore wabonye w'umukwe w'umugisha ukugaragaje mu ruhame rw'abagabo utamwaye. Abantu wese tukaza, abahanzi mpuzamahanga bakamanuka, abanzinzi bakaza, n'abahanzi bakomeye abaye musi mpuzamahanga tukaba duhari. Nanjye sinirogero tambuka mama, muhobere umubwire ngo uri nyampinga koko, narakwibyariye mwana wawe. Ibyo twasezeranye twaganiriye ab'intore, ntabwo nkoje n'isoni zagusura, nzakuzanira nyito, uzanire n'inyama, urakuzagara iruhande rw'umusaza. Ndagira ngo umukobwa uri ku ruhande rwa Byiringiro ufite gahunda yo kutazatira iwabo mu rugo, witeguye kugera mu bigero, tambuka ugere ko hariya kwa Shema ry'abasore, umuhereze icyo cyubahiro, utuze mubwire rero. Cyo ni icyubahiro cy'abasaza n'irukinga bikingira inyana izuba. Abasore beza bagakenyera itabara umugore bakobwa muri hano muzakora iki mu Rwanda, bagasubiza bikiranya ngo tuzakubita uruhindu turemereze uruhindu, ubwo umunsi uzaba uciye ikibu tuzatira inyana za Rusire. Twoze ibyasi bya gitare gitereje umukondo muremure, yacuritse icyaye mu nkike abatindi batatunze baribonye ngo dore ishyaka. Ariko imfura ziri hano n'abasenze baravuga ngo isi ishyano n'ishyaka rya mugabo. Uyihereze uyu mugabo, hereze uyu mukobwa umubwire ngo mu bagabo n'ubundi nanjye ntemba nagushyira no mu bagabo, ariko uri umugore kuko Imana yabivuze. Iki cyubahiro nararezwe sinorowe, dore ko hari abasore ureba ukajya mu bana boroshye. Uruhare aho kurwisa uruhare yagize akubyariye umukobwa. Tambuka gitoro uharanire iryo kamba bebe, ugende ubwire mukecuru ngo abatagira ababyeyi nibakomere mu mutima, nta kindi Imana yakora usibye kuzabaha Yesu akabarengera. Tambuka wowe umwifitiye umubwire ngo nyakirire ikamba umbwirire dati ngo warakoze kumpa indero, kananirira amashuri nkarengukwa nkakundwa mu ruhame. Unatambuka neza sha mama, akira garuka wegereshe Nyampinga, fata muzehe nibwo bwa mbere ndabyana mubayeho, ariko uyu munsi ni w'igitangaza. Ku munsi ku itariki ya mbere ni intwari, ubwo ngo uri intwari ndetse uri n'intwarane. Mwambike neza ukantu kari inyuma kaza imbere, yego ngera ukarage gake gake ugarura hano gutya neza, karaga garura mama, yego ongera uzane gutya, aho rwose aho hantu hari Yesu. Windukiza umubwire ngo ndagushimiye kuko wambaye ikamba ritangirika kandi ikamba ry'amahoro Imana iguhaye. Nta muntu wakuruta ku isi na ba Cristiano Ronaldo bakora barondo na za Chad na ba Messi, tubahagarara uyu musaza ngo bamujye imbere, umuhobe mushimire kuko yakiriye. Mubwire ngo nawe utera ishaba, tambuka Nyampinga ngo nitwihute. Haleluya, umuntu yasenze Imana ukare bwo bwa mbere. Tambuka sha muzehe ati uretse tuzi, fata iyo mpano gini ubwire mama uri mwiza mabukwe kandi uri na mama, singutaka bimwe bisanzwe abantu benshi barakabya cyane. Amezi 9 mu nda yawe utwite uyu mupfunika gatera ipfumwe mura hejuru mama giseke jambo. Muzehe nakore ya gahunda yaragiye gukora, atereka niremerera abana mbaho umugisha. Ubwo Byiringiro arihangana atabi ibiganza bye ahurizemo n'umugeni. Marene nawe araza kuba hafi abibike. Yo tukurishimye ni mubabazi isi abana we kandi amababi yataka bibitonde, urasenga Imana ikazongera ikabihindura kandi ikongera ikagira amahoro. Koze gahunda no kuzumufasha ikiganza. Yabaka ikiganza pedita wa televisi. Jesa tukushimire uripfura mwana wanjye wanarabimbanaga wanabibwiraga none ndanyuze. Muze ati ngo abantu nzagwatinga n'ikibyiringiro we ingarigari nizawe. Ndagira ngo noneho
umukobwa uri ku ruhande rwa Tuyishime atambukana inkoni n'ingofero, hanyuma ndagira ngo uhereze umukazana wabo iyo ngofero. Ndagira ngo ngusabe uhereze umutware wawe ifuringana na se, ariko uyu munsi kuko ufite mama wawe mumpera icyo cyubahiro, nubwo wari kubikora kuko ifuringana na se, ariko mama arahari kandi mwiza, mama w'amahanga, umukecuru wanuberewe no kuba umukecuru w'umugisha, kweto nziza yambaye, iyi nkweto yikotore kameramani, ariko abakecuru bose bambaye. Uhobere mama Byiringiro wewe, mama Byiringiro namuzi n'imfura wewe, mubwire ngo warakoze kumbyarira umuhungu mwiza nkawe. Muze ndanezerewe, urasetse nishimye. Uri maboko ukaba na mama, ngiye ibuntu. Hari abageni ahita turungura ukagira ngo aturutse Satani. Urakoze. Zana iyo mpano mukobwa. Hindukirira amaboko umubwire ngo nzakubaha kandi nzakubahisha. Ntabwo nzaguhesha isi ngo nyiguheshemo umubabaro. Umugabekazi mama biko urabona uri kuzana gicanda neza cyangwa wifotozi yashaka umusatsi wirabura mwagira ngo makanya kuza abasiga yena mu gukora imana nagwa. Hanyuma reka bamagare nyina wabo boyibi urakuza nta n'uwo arabantu umuntu ubona no kugusumbuka itucya mu mutima, ariko kugira ngo atabibona atuye arabufite kugira ngo aramwandike. Abona ariko bati aranabwandika. Reba umubyeyi nuko umubyeyi wasetse mani ko umugisha. Reka bamagare nyina wabo mama bari kubashimira n'ukuri. Nyina wabo mama Rashe mama Shakira arahari, arakurikirwa na Nishimiye ko wongeye
umukecuru ashaje ya nta nuko ashaje nawe ariko igihe kiziki ntabwo azataha turacyamufite sha Imana yari arimubwira ati nzakwereka n'ubuviri. Haleluya. Umukecuru mbega umukecuru cyafite umutima w'urukundo. Komera nyogoko ntugasonze w'ishema rishembe, ntugashabura reka duhinduka, aho ugereye ntituzagutenga, iyo udahari turasudira, waba utashye tugasusura, nta kidukanga. Uyu munsi ni ubukwe bw'igitangaza, cyo twaraneze mutazi ubona umasha umasha niwe mugeni. Mana we anarira nk'uko kukavukana abantu baba batazi kurambagizwa za umuntu ukavuga ati narashatse wareba ugasanga arebye ibaye kandi mwe muteye kuko mwagiye mutwara nk'abasore. Yesu we haleluya. Yesu we nagushimiye. Helena arihe? Claudine se? Mwihute ni ukuri. Helena arihe? Helena ni uwuhe? Ni wowe? Helena ibintu ni ibiki byo? Helena mutwara ari hano mwaze mufata impano. Ushobora kugera mu rugo akakubaza impamvu baguhamagara ntagende, akakubaza ni wowe uyoboye uru rugo n'urwawe, wasubiza Helena afite umugabo mwiza pe. Koko Helena murabona adafite umugabo mwiza? Ubuse nkoze amakosa ayo nkoze muyambabaye. Utware mwiza Imana nta mugabo utanga ubukwe n'umugore bashondana, babyibuhiye mu rugo cyo ari umugisha wundi nuko Imana yaguha umugabo w'ukunda tambuka gitwara n'ukuntu anasokoza. Claudine nawe murabona twaye iki sasa na Knowless koro abana kana seka dari turi umukobwa wisekera kuri ikorera mu mujyi izina rye ni Rukara byanezerewe byamurenze ndaza kumusaba guhome byamurenze yishimye mu bintu byamushimishije ku isi kuko bwawe. Uyu munsi tubyine dushimira Imana kuko yaduhaye amahoro y'imiti, ibyishimo byanjye byuzuye umutima, niyo mpamvu ntashobora guceceka, undeke ndirimbe Mana warakoze kumpaye, Mana warakoze kunyicura, umutima wanjye uranezerewe. Uyu munsi twishime, uyu munsi tubyine dushimira Imana kuko yaduhaye amahoro y'imitima. Ubu mukaze buri munsi mutwaye urangwa n'umusirimu ko Imana ko nkweto yambaye izuru ni benzi. Reba hariya tugufoto, reba sheri bishingiye bari hano. Musome muri Yesaya 55:6 haravuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abo mwamaze bikiri bugufi. Umunyabyaha agarukire Uwiteka nawe aramugarukira mugirira ibanga, mugarukire Imana izabagirira ibanga. Aba bana ubona batazagiwawa umva bibiriye ndirimbo ko cha ushaka Claudine n'uyu navugaga Rukara
garaja urabona uyu mukobwa mubona ni umugore ntabwo woroshye nuko urasenge uramukunda cyane ndabizi Imana izabahe gukundana ibihe byose bohera n'umusheri we mugure ngo ndabashimye famiye